Salama grand frère. Salama bro. Yeni Malik entertainer. Wewe ni nani? It's your boy Kadabla like me enough. Kadabla what? Like ni enough. Kadabla ni kihe kintu cyawe bwite ariko gikoreshwa n'abandi bantu kukurusha kandi ari cyawe? Shafite matora hariya yarabonewe kabisa. 70 years old man. Akarire mu gihe ukurira imbere urakanshirira mu cyongereza. Yes. Uri tayari? Yes. Dore imbogo, dore imbubu, dore imara, ha ha, uhuhu. Kandira imbere mu cyongereza. Look at this hypo. Dore imvubu. Dore imbogo, dore imara, hu hu hu. Petit wagoswe. Bro, ufite talent is? Yo, I'm very talented, bro. Talented in what? Yeah, I'm a singer, man. You are sing? Rapper. Okay, you're going to give us freestyle. Real rapper. Yeah. Manduko with freestyle yawe ya danje ya mbere kuri wowe. Yeah. Think about your person, don't forget your prison cause what you did is what will follow you in the future. Working and laughing and scratching it, chilling and be a good cheer with a flaky trinity. It's a cost of Batman sweat you want to heal it, yeah. Come on, in bad man street man iziko. What's up guys, ni Malik entertainer ugarutse kuri Olenga TV. Nkuko bisanzwe murabizi ko funny questions nizo tubageza. Streetquiz Rwanda tubazwa niyoze biri panten nango mukaba entertain. Icyo utagomba kwibagirwa no gukora subscribe, ukalikinga, ukadana notification kugira ngo vibes zikomeze kuba vibe. This is a street quiz. Salama grand frère. Salama bro. Yeni Malik entertainer. Wewe ni nani? It's your boy Kadabla like me enough. Kadabla what? Like ni enough. Kadabla ni kihe kintu cyawe bwite ariko gikoreshwa n'abandi bantu kukurusha kandi ari cyawe? Shafite matora hariya yarabonewe kabisa. 70 years old man. Imatora yawe ikoreshwa n'abandi bantu kukurusha kandi ari yawe? Mu buhe buryo bugomba busobanurira abantu? So z'ababire se bashaka akazi kose man. Mu rugo rwawe me? None se wabigenza ute? Cyakoze kabisa. Ikibazo cya kabiri ni ikinyarwanda. Ndagira ngo umbwire ikintu cyawe bwite. Gihora gikura cyangwa kikiyongera ariko ntigishobora kugabanuka nubwo byagenda gute? Shaye abantu ubwenge bwanjye kabisa. Man mind yawe ntiyigabanuka. None se Gihora yiyongera. mba nkeneye kuyikoresha. That's Kadabra kabisa. None cya gatatu tugiye handi hawe. Muri French na English ni ihushona cyane. Ni English. English niyo yawe. Nasundi ngiye gukuririmbira akaririmbo kagezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Wowe urakankubitira muri English ukabwira abantu nyine. Nakaririmba mu Kinyarwanda nawe tukaririmba muri English ukabwira abantu. Ewa. Uri tayari? Ewa. Dore imbogo, dore imara, dore imbubu. Vibes are and ndabizi. Look at zebra, look at buffalo, look at ense. Oh. Look at Eva, look at Anna, look at lion. Oh. That's the vibe. Yeah. It's your vibe now. Now, Jesus pay your resume mention. If you wanna ready, subscribe and see with the comment entertainment no more regularized. So you will just press. Thank you, German. Salama grand frère. Yo, fresh. Je banyita Malik entertainer always. Yo, Batman sweet. Badman. Batman sweet. Badman kabisa. Uri tayari kunsubiza se? Fresh bro. Hano tuwaza mfite turi entertainment bya hatari tumeze neza. Yeah. Ni ikihe kintu cyawe ufite wowe cyawe bwite ariko gikoreshwa n'abantu benshi kukurusha kandi ari icyawe? Ari icyanjye. Ni imbaraga zanjye. Imbaraga za nizo zikoreshwa n'abandi bantu kandi ari zawe? Abandi bantu bakoresha imbaraga zawe kukurusha? Icya kabiri ni ikihe cyane ufite ikintu cyawe? Cyawe gihora kizamuka ariko kitamanuka. Kizamuka kitamanuka. No kuvuga ngo nyine gihora kizamuka cyangwa gikura ariko ntigishobora kugabanuka cyangwa ngo kimanuke hasi. Ni imyaka. Ni imyaka. Cool kabisa. Icya gatatu hagati ya France na English ziruhe rurimi? English bro. English urayoka? I'm good at English man. If you want to know more about me, just. Okay, harakaririmbo ngiye gukuririmbira kagezweho hano mu Rwanda urakanshyirira mu cyongereza. Bakaririmbira abantu mu cyongereza. No worry bro. Akaririmbo ni dore imbogo, dore imara, dore imbubu. Kanshyirira mu cyongereza. What the fuck man?
Okay, just ndakubwira ibyo nibuka tu. Hard to tell you what I remember, man. Just look at the zebra, look at the hippopotamus and the water. I don't remember, man. Wow. Just that's my my fine, man. That's how you get it. No worry, bro. Thank you, G. Get a push up. Salama msasa. Salamu. Witwa nde? Anyita Munyaneza Jean Bosco. Uzi Kinyarwanda? Ndakizi. Ngiye kukubaza ikibazo mu Kinyarwanda uransubiza. Ni ikihe kintu cyawe wowe ufite gikoreshwa n'abandi bantu kukurusha kandi ari icyawe? Ikintu abandi bantu bakoresha. Ni ukuvuga ngo ni ikintu cyawe wowe ufite ari cyawe ariko abantu bagikoresha kukurusha kandi ari icyawe. Ni igare ifite. Igare ni ukuvuga igare ryawe abantu barikoresha kukurusha kandi ari ryawe? Sure. None se ni ikihe kintu cyawe ufite kigihora kizamuka cyangwa gikura ariko kidashobora kugabanuka niyo babigenza gute cyawe? Cyanjye ifite. Ntigishobora kugabanuka gihora kizamuka ariko nticyagabanuka. Ni ibijyanye n'akabari curuza. Ibijyanye n'akabari inzoga. Mbona bizamuka ntago bisubira inyuma. Nta muntu ushobora kubisubiza inyuma ngo byemere. Ntawe. Hasla. Icya gatatu ari nacyo cyane muri tayari. Uzi izihe ndimi? Ni Kinyarwanda. Cyonyine. Nk'ubu nta nkubwiye ngo dore imbogo, dore imvubu, dore impara ntago abishira mu kugerageza kubishira mu kindi kirimo. Ntago nabishobora. Ntago abishobora. Sawa urakoze ntari. Salama petit frère. Salama. Witwa nde se? Wizeyimana Jean Baptiste. Baptiste nanjye nitwa Malik Entertain. Yes, ni byiza kumenyana nawe. Ndashaka kubaza ikibazo ukansubiza. Yes. Uri tayari? Tayari. Nakarire mu gihe kurira imbere urakanshirira mu cyongereza. Yes. Uri tayari? Yes. Dore imbogo, dore imvubu, dore impara, ha ha, uhuhu. Kandira imbere mu cyongereza. Look at this hypo. Dore imvubu. Dore imbogo, dore impara, huhuhu. Peti wagoswe. Subiramo rimwe gusa. Look at this hypo. Dore imbogo, dore imvubu, dore impara, huhuhu. Asante sana. Uzi Kinyarwanda se? Ndiyaminiya. Uriyaminiya mu Kinyarwanda? Ntabwo ari kisha ariko ndiyaminiya. Okay. Ni ikihe kintu cyawe ufite cyawe ariko hari abantu bagikoresha kukurusha kandi ari icyawe? Cyanjye gikoreshwa n'abantu benshi kundusha. Ni ikintu cyawe ufite ariko gikoreshwa n'abantu benshi kukurusha kandi ari icyawe? Telefone. Telefone? Si telefone se urayirarana urayirirwana ntago yabikoreshwa n'abantu benshi kukurusha kandi ari yawe? Ushobora kuyikoresha nijoro nk'amasaha make nkaruhuka. Manywa nk'umuntu ashobora kuza akayinira ati niyinize nk'umunsi wose nkayimuha gusanga ndayitije. Ubu se ugereranyije urumva ari uyikoresha cyane kukurusha? Okay, none se ni ikihe kintu cyawe noneho ufite gihora kizamuka cyangwa gikura ntigishobora kumanuka n'ibyo byagenda gute? Ntigishobora nyine kugabanuka? Umubiri wanjye. Umubiri wawe? Yes. Uhora ukura ariko ntiwagabanuka? Yes. Uri sure? Yes. Urakoze cyane man. Salama grand frère. Fresh bro. Nje banyita Malik Entertain nawe bakwita ndese? Hasani. Inde? Hasani. Hasani. Hasani, nshaka kubaza ibibazo mu Kinyarwanda uri tayari? Tayari. Kinyarwanda urashona fresh? Ndashona kabisa. Hasani, ni ikihe kintu cyawe ufite ariko gikoreshwa n'abandi bantu benshi kukurusha? Undusha ni inzu. Ni? Inzu. Ntabwo uyibamo se? Inzu nyibamo ariko no kuvuga ngo ari yeshide n'abandi bashobora kuza bakifungurira bagakoresha ibyo bagomye gukorwa n'ubundi. Urumva ari ikoreshwa n'abantu benshi kukurusha kandi ari yawe? Shaba bikora kabisa. None se icya kabiri ni ikihe kintu cyawe ufite kitajya kigabanuka no bagihora gikura cyangwa kiyongera ariko ntigishobora kugabanuka niyo byagenda gute? Ni digi. Ninyi? Digi. Big? Yeah. Sure? Sure kabisa. Hasani, muri English na French uzi ikihe kirimo? Ikihe kirimo? Shagara ntago ngena amashuri sango nabirangije ko nyumva ari byo numva nibyo ntumva. Ni ukuvuga ngo wagerageza? Nagerageza. noneho harakariri mu gihe kuririmbira kagezweho hano mu Rwanda, wowe urakumva hanyuma uhita ukanshirira mu cyongereza uko ubyumva tu ikiri bwumve nyine bworanshirira mu cyongereza, yenda akakuririmbira mu Kinyarwanda wowe uhita ukanshirira mu cyongereza. Mu cyongereza ndumva ni numva bisanda ndakosebye, numva icyo wumva ukibivuga mu cyongereza. Akaririmbo ni kakandi nyine so kazi kagezweho se uritare ngakuririmbira karirimbo numve nari dore imbogo dore imvubu dore imara no bwa mbere kumvise no bwa mbere nkumvise bwa Afurika ko numva ngo
reka ngasubiramo mu kinyarwanda nabyo byaba ari sawa. Gerageza twumve ntari. Dore imbogo, dore imbogo, dore Uririmba nyine na vibe. dore imbogo, dore impara. Iki kindi ngambye ziba bya bitatu. Dore imbogo, dore impara. Dore imvubu, dore imbogo, dore imara. Dore imbogo, dore impara, dore ukaririmba nyine akuna karirimba nawe. Dore imbogo, dore impara, dore imvubu. Sawa ntari bimana.